kabuza. Uyu munsi ngiye kwiganirira ukuntu ufite amafaranga makeya atena menshi, kujya ufite 20,000 ugashaka ikintu ukora ukabaho neza kandi nta kibazo ufite. Hari ukuntu umuntu aba afite amafaranga makeya tuvuge nk'ibihumbi 50, ariko akaba yarabuze atakitinyuka nyine ngo agire icyo akoramo. Akaba afite bati subu 50 nabikoze iki, akabona ko nta kintu yabikozamo, ugasanga niwe wamuntu aho ngaho ari kwitinya. Ariko byose witinyutse, ayo 50 yawe yakugirira akamaro, ukagira icyo yabyazamo, akabyara umushinga, ukayakoresha mbese akakubyara ibintu byinshi. Ariko byose bisaba kugira ute kwitinyuka. Ariko mu gihe uvuga ati senga ni udufaranga duke n'ibishoro bimwe batangiza miliyoni, ntabwo ari buri wese ariko batangiza miliyoni, ntabwo ari buri wese utangiza miliyoni, hari n'utangiza na 5 akazamuka. Nagiraga ku kantu nako nka 2 karibanga by'umunsi na 5 ari bitangiza akazamuka, ahubwo biterwa n'ukuntu yikontorora, n'ukuntu akoresha amafaranga, mbese n'ukuntu mbese mu mutwe hameze. Wowe nimba ubuze uko ufite 50,000 ko warabuze icyo wabimaza, uzanyegere nzakubwira umushinga wabikoza kandi ukazamuka ugatera imbere udatangiriye kuri miliyoni nka bantu bati ngo hari umuntu wamwe agatangiza miliyoni barana abakire. Hari n'utangiza 5 akazamuka. Wowe niba ufite 50,000 ko warabuze icyo wakora, uzanyegere nzakubwira uburyo wakora kugira ngo ukore neza. Nzakugira igitekerezo cy'ukuntu wafata 50,000 ugashakamo agaseta ka make, ugatangira ugakora ukiteza imbere udakoreye abandi, nawe ukazamuka ku 50,000. Ntabwo bisaba kuba ufite menshi kugira ngo uzamuke, ahubwo amafaranga yose waba ufite watera imbere nawe wabishatse, wabigizemo uruhare, wabigizemo n'imbaraga, ufite n'ibitekerezo nyine byo kujana amafaranga yawe. Aho hari ukuntu umuntu aba afite 50,000 ariko nyine mbese nko mu mutwe we akaba atashobora kuyajyana, nyine abona ari duke, we yaramenye nko gukoresha ifaranga byinshi. Yaba afite nk'ibyo 50 akabona nyine we nta kintu kizima yamumarira ayo mafaranga. Akaba ari aho ngaho yirirwa yicaye mu rugo ashaka akazi yarakabuze kandi akumva afite igishoro. Azangereho ndashyiraho nimero zanjye za WhatsApp, nzamubwira uburyo yakoresha amafaranga neza akamubyarira andi, atiriwe ajya kwirirwa ashaka akazi kandi afite igishoro. Uko atangiza yari 50 niko agenda abyara andi mpaka azamuka kuri ya miliyoni yifuza, agahita ashaka agasita kazima. Nanjye hari akabizinesi nigeze gutegura, natangije make 15, ariko narakoze ndakora sanga karabyaye, kandi natangije 15 narindi kwanga gukora, ariko atisha ntabwo byavamo, kuko byose bisaba kwitinyuka n'icyizere, kandi ufite no mu mutwe hazima ntacyo utageraho. Byose bisaba imbaraga, byose bisaba umwete, ubushake n'umurava. Kandi rero mubwire inshuti yanjye, nudakora ukagumya ukidindiza, ejo bundi uzaba uri muri babandi babarati kanaka yabaye umukire, runaka yabaye umukire. Uzi uko aguze vewiti, uzi uko afite izi modoka izi n'izi, ubwo icyo gihe uzaba uri indorerezi nyine, usigaye ubara abantu bakize, wowe warasigaye inyuma bitewe no kwidindiza no kuba ufite amafaranga, ukavuga ati ngaha nta kintu wakubyarira ukanga gukora. Ariko n'uwitinyuka kuri ya mafaranga yawe make uzaba ufite yose, wanafata n'agataro kazunguza binabaye ngombwa, ariko nawe ugakora. Ariko gukora ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ngahere hejuru cyane, uhera hasi ukagenda uzamuka gake gake, ubwo rugendo rwo kugera ku ntsinzi yawe. Abantu ubati uzategereza menshi, gusa uzabona menshi gute? Uzicara ayo menshi uyabone? Ntabwo wayabona. Aho ikizima w'icyo usabwa ni ugukora, ukanabigeraho byose wakoze ntacyo utageraho. Uyu munsi rero navuga ati kaze mbagezaho icyo gitekerezo, kaze mbagezaho aka gatekerezo, nabonaga ari akantu kazima. Navuga ati reka ngahe n'inshuti zanjye bakageraho nyine bajye bitinyuka bakore,
bere kwitera icyizere, bakore bamenye ko no guhera ko n'uwaba ufite 5 nawe yakora agatera imbere. Ariko gusa kugira nyine ufite 5 kubikore imbere byasaba ufite nkaho kuba nyine hari umuntu wabwira ati ngo hari umuntu ufite 5 agakora akaba atabyumva nyine kuko yumva ko utakodesha inzu muri Kigali. Ntabwo byashoboka, ntabwo wakodesha inzu muri Kigali ufite 5 ngo bikunde. Tugenda kuba 5 afite aho kuba 5 byawe wabigiramo igishoro cyiza ugakora. Umva nta nubwo wamenye uko uzamutse wabishyizemo imbaraga n'umwete n'umurava. Uko mugumya kunshigikira niko mbazanira ibiganiro byinshi kandi byiza birimo ibitekerezo byiza. Inshuti yanjye, ibiganiro byo birahari byinshi, ko munshyigikira niko biza pe, birahari byinshi cyane. Murakoze.